Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe washyize urushinge rwa radiyo yawe ku 104.3 FM ijwi ry'Amerika. Nguhaye ikaze mu kiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikiganiro gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro cya none mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Nicole Giraneza. Gutandukana kw'abashakanye bimaze kuba nk'ibintu bisanzwe, dore kujya kumva ukumva ngo barunaka bari bamaze imyaka 20 babana batandukanye. Nyamara hambere ibi byagaragaraga mu bihugu byateye imbere ndetse abanyarwanda babifataga nk'umuco w'abazungu, ku buryo niyo habagaho ubwumvikane buke hagati y'abashakanye byagumaga mu rugo ntibigere hanze ngo batiteza rubanda. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi rero tugiye kuganira ku makimbirane mu muryango, twibanda ku makimbirane aganisha ku rupfu. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Kubana kw'abashakanye kutarimo kwizerana bimeze nk'igiti cyaciwe imizi. Uko kubana kuba kwarabuzeho gushinga imizi naho kwisanzurira ngo gukure. Nk'uko nta muntu waba hatagira umwuka, niko n'urugo rutarimo kwizerana rutarama ndetse bikarugeza no kugusenyuka burundu. Iyo nta kwizerana guhari hagati y'abashakanye, hahita habaho itandukaniro rinini hagati yabo. Ugatangira gukeka umugore cyangwa umugabo wawe, kandi bihita bikugora kumwiha, kwa kumukunda bikagenda, umunezero n'ibyishimo bikajyana nabyo. Ibyo byose biganisha ku makimbirane y'abashakanye mu muryango aganisha ku rupfu, akomeje kugira imfubyi bamwe abandi abapfakazi, bishingiye ahanini ku kudakoresha neza umutungo no kutagira uruhare mu kunoza inshingano z'urugo. Uje neza Rishari ni umwana w'imyaka 16 wo mu karere ka Gicumbi. Nyina umubyara afunze akekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa se bitewe n'amakimbirane ashamikiye ku mutungo. Mu buhamya bwe agaruka ku mibanire y'ababyeyi be ndetse n'ingaruka byamugizeho. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore. Sirimwe sikabiri wumva mu bitangazamakuru bitandukanye inkuru y'umugabo cyangwa se umugore wishe umwe muri bo, abandi nabo bagahitamo kwiyambura ubuzima bakiyahura. Impamvu y'akizindi usanga ari ugucana inyuma kw'abashakanye, amakimbirane ashingiye ku mitungo yagiye atutumba bikarangira umwe yishwe. Ibi bisiga abana ari imfubyi, abandi bagakurikiranwaho iki cyaha. Ingaruka ntizitinda zirimo imibereho mibi, kutabona ikibatunga n'izindi zishamikiraho. Uje neza Rishari, umwana wagizweho ingaruka n'aya makimbirane, aradusangiza inkomoko yayo kugeza ubwo umwe mu babyeyi yishe undi. Papa wari ufite imari nini ifatika, nyine mama yamugate tukubakisha, nyine papa akabijenjekamo. Noneho mama bigeraho yifatira umwanzuro ajya kubaka inzu, ayiza amaze kwenda na papa atazayizamo, ariko birangira yijemo. Kandi nyine papa yari akunda inzoga kubi, ngo nyine byageze aho buri wese afata icyumba cye. Mama yaba ari muri salo akahita ajya kuryama, akahita ajya kwikingira muri icyo cyumba cye.
noneho nyine ubwo buzima bari bwo dukomeza nubwo atabaga yanahashye n'iki wenda yashaka n'ibyo biryo akabibona cyangwa byaba bitahari akanabibura ko n'ubundi agenda avuga ngo tumwicishe inzara. Richard arasa naho bimugoye gusubira muri aya mateka ye. Mu mutwe hari ibintu byinshi byivanga. Bigeze nko mu masaha 8 kuri wanjye bitaga boneri yumva ikintu kikubise hasi siyabyitaho vuga tone ni uko akundi hanze biba bimeze. Noneho nibwo kubyuka mu gitondo abyuka abona amaraso muri koridoro hagati se habaye iki, ahamagara papa yumva atari kwitaba agiye kumureba asanga yavuye ikiremve cy'amaraso nyine yapfuye. Nyine bambuza kumukoraho byaranje nye biramvuna nyine ndababara. Polisi irabyumva bahita bajyana mukuru wanjye na mama abari ngiye basiga mu rugo. Agenda nawe aramubwira ati ngo ni mama wamwishe. Cyakora aravuga ko kuri ubu hari umuryango umufasha mu mibereho ye ndetse ko yabashije gukomeza amashuri. Nyine nta bwisanzure ubona buhagije nk'ubwo wabona nyine ufite ababyeyi bawe. Nyemba numva nta kibazo bamberaho mama atari cyangwa papa. Nk'ubu niga muri interina n'ibyo nabwiraga mama wenda niyo buri kwezi akazajya aza kunsura ariko nyine abo baba bari mu kazi umwanya kumbonera bawumbonera ariko nyine nanga bari byiza kwirwogora abandi bantu. Nubwo akiri muto ariko ngo hari icyo afite nk'inama ku miryango ibanye mu makimbirane. Nuko nyine niyo nubwo bagira ayo makimbirane ariko bareke kuvangamo abana babo. Byanga bikunda bafite umubyeyi wakunda kurusha undi akumva ibyo ndamubwira. Amakimbirane hagati y'abashakanye ashingiye ku mutungo akomeje gutuma hari ubwicanyi muri ibi bihe ku buryo bituma umubare w'imfubyi n'abapfakazi wiyongera ku buryo habaho gutanga amakuru ku miryango ishyamiranye ubuyobozi bukabunga hakiri kare ataragiza ku rugero rwo kuvutsanya ubuzima. Ndishimwe Honore mu karere ka Gicumbi ku bw'Ikiganiro Ejo. Arakoze uje neza Richard ku buhamya bwe. Nshuti bakunze b'Ikiganiro Ejo, mwiyumviye ko amakimbirane hagati y'ababyeyi aganisha ku rupfu agira ingaruka no ku bana kuko basigara ari imfubyi. Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728024232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Kugirana ibiganiro nk'umuryango, kwitoza ikinyabupfura, ubujyanama ndetse no kwitabira utugoroba tw'ababyeyi kuko dufasha abashakanye. Ibi ni bimwe mu bitekerezo bitangwa na bamwe mu baturage bo mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Rukoma, aho babona ko byaba ibisubizo ku makimbirane yo mu miryango rimwe na rimwe aganisha ku rupfu. Reka tubyumve mu kiganiro bagiranye na Ariette Nishimwe. Ahubwo ikibazo we n'uwo bashwanye kuva batangira kubana bafasha umwanya wo kuganira ryari, baganiriye n'umuryango ryari, kuko wa mwanya uhereza umuryango mu muganire na wa mutungo mu gihe awubonye ntabwo yagira igitekerezo cyo kukunyaga. Aba yumva kwishimiye muri we ibintu byose mwabifatanye. Ikinyabupfura umwana gitangira akiri mutoya, urukundo umwana rutangira akiri mutoya. Iyo umubyeyi adafite ikinyabupfura n'umwana ntashobora kugira ikinyabupfura. Uri urwango ni ikintu gikomeye kandi urwango ni ikintu gikura uko bwije n'uko bukeye. Ikintu twakora nk'abanyarwanda ni ubukangurambaga, abo bantu bakigishwa indangagaciro z'umuryango. Ikindi twakora kuko akenshi nasanze abantu benshi bakeneye counseling, bafite ihungabana, amakimbirane ari ahantu henshi cyane. Ubwo rero no bukangurambaga kubaganiriza no kubashakira abantu babakansoringa bakajya banabakoresha ibiganiro. Kiragakwiye gukora nuko bakicara hamwe bakaganira ibintu bakabyumvikanaho, bakubahana, bakagira n'ikinyabupfura kuko ibintu byose buri umuntu ageraho kwica umuvandimwe akenshi bituruka muri bwa burere yahawe, muri ya discipline afite. None ikindi kintu cyabikemura nuko leta nayo nyine yakongera ubukangurambaga ikakangurira abantu mbere yo gufata gahunda yo kubana bakamanza bakabigisha bakamenya icyo bagiyemo icyari cyo. Nje nagiye mbona ikintu gitandukanya abantu ntibagire ubwumvikane nuko umuntu agenda gukora ikintu akagikora rwihererwa wenyine kandi bagihurijeho. Niba ari amafaranga y'umuryango, ari umutungo w'umuryango, umugore akaba yawukora awunyuza hirya atabwiye umugabo, batabanjije kuja inama n'uwo bashakanye kugira ngo babanze babyumvikaneho.
ikintu bagikore kiri ku mugaragaro, niba ari utabikunze abyumve neza ko icyo kintu kigomba kuzaza gikorwa gutyo, kandi babona birananiranye, niba abantu bidashobotse inzego zose zarabigiyemo ntibishoboke batandukanya abantu. Nge numva bakitabira utugoroba tw'ababyeyi kuko turafasha, rimwe na rimwe njya numva bavuga ko tubafasha tukabunga n'abashwanye bakabasha kwiyunga, bigatuma mu muryango haboneka amahoro. Barakoze badusangije ibitekerezo byabo. Ese wowe uduteze amatwi ubona hakorwa iki ngo amakimbirane mu muryango aganisha ku rupfu ashire mu muryango nyarwanda? Muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Wikeza, nkabamuhaye ikaze ngo tugezeho ubutumwa amaze kwakira ku nsanganyamatsiko turi kuganira kuri uyu munsi. Christelle, umwanya ni uwawe. Ndabasuje namwe mukomeje kudukurikira mu kiganiro ejo. Ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kudusangiza kuri insanganyamatsiko ya none ivuga ku makimbirane y'abashakanye mu muryango aganisha ku rupfu. Aho twibazaga tutese mubona hakorwa iki ngo amakimbirane mu muryango aganisha ku rupfu ashire. Reka duhere kuri Ndacyayisenga John uherereye mu karere ka Rwamagana, aho yagize ati hakorwa ubukangurambaga mu miryango bakabigisha kwirinda amakimbirane aganisha ku ihohoterwa hagati yabo. Naho Fred aravuga ko hakorwa ubukangurambaga buhoraho kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'akagari. Kambanda uherereye mu karere ka Karongi ati turabakunda cyane mu kiganiro ejo. Naho Gasasira Theogene uherereye Kanombe yagize ati igitero ubwicanyi mu miryango ni ukubura urukundo hagati yabo. Ati cyakorwa rero ni uko imiryango yajya igerageza kuganira, byaba na ngombwa bakibukiranya icyabahuje. Umuryango uba ufite amateka rero, umwe muri bo abonye mugenzi we yarahindutse ni ukumwegera bakaganira. Naho niyo kwizerwa Jean uri i Kigali ati cyakorwa mu kurwanya amakimbirane aganisha ku rupfu ni uko ibitangazamakuru bya leta n'ibyigenga bikwiye gucishaho inyigisho n'amakinamico aganishe kubaka ubumwe bw'umuryango, ndetse hagakomezwa no kwifashishwa inama zibera ku midugudu n'utugari. Dukomeza Uzambazimana Samson uherereye mu karere ka Nyarugenge ati cyakorwa nuko abashakanye bakwiga kubana neza mu mahoro. Ubu nibwo butumwa maze kwakira kuri insanganyamatsiko, ariko namwe mukomeje kudukurikira ibitekerezo byanyu bihawe ikaze. Mugenzi wanjye yasubirana ijambo. Arakoze Christelle. Ese uduteze amatwi ubona hakorwa iki ngo amakimbirane mu muryango aganisha ku rupfu ashire mu muryango nyarwanda? Komeza udusangize igitekerezo cyawe. Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Mu gushyingiranwa, umugabo n'umugore basezerana ubusabane no kubana burundu nk'uko byanditswe muri Bibiliya yera ku bayemera. Bombi bafite inshingano zo kubungabunga uwo mubano. Mu gihe turimo, urubyiruko rwinshi rufite ubuzima bworoshye cyane, aho buri wese abasha kubona ibyo yifuza byose. Kandi uko ubuzima bugenda buborohera, iyo bamaze gushaka birengagiza inshingano zabo, bagashaka kubaho no gukora uko babyumva, bagahaza irari ryabo, ntibite kubo bashakanye, ahubwo bagakomeza muri kwa guhaza irari ryabo. Kwikunda no kwirebaho wowe ubwawe bigendana buri gihe no kutagira ikindi witaho, ukihunza inshingano zawe. Rugamba Jonathan yaganiriye na Dr Theogene, umushakashatsi wigenga mu bijyanye n'ubumenyi bw'amahoro ndetse n'iterambere, akaba afite inararibonye mu kwigisha imibanire y'abantu n'abandi. We ngo asanga gukimbirana hagati y'abashakanye kenshi biterwa no guhangara amakimbirane ndetse bikabyara urugomo. Aheraho asaba abashakanye kwimika umuco wo kuganira ndetse no kubabarirana. Reka tubumve. Ntekereza ko gufata umwanzuro wuko umwe mu bashakanye yakwica undi bijyanye n'uburyo abantu bahangara amakimbirane. Amakimbirane mu by'ukuri ni ijambo risa naho rimaze kumenyerwa n'abantu bose, rikageraho rikaba icyo umuntu yakwita concept generique, ariko igihe kikagera abantu bose ukabaza uta amakimbirane ni iki, niyo baje kubonera igisobanuro cyayo. Amakimbirane rero mu ikubitiro umuntu yatekereza yiyegamije nk'abanditsi bamwe na bamwe nk'uyitwa Michel, yararebye aravuga ati buriya amakimbirane ni ibusana cyangwa se ishyamirana hagati y'indangagaciro les valeurs ndetse nuko societe yubatse.
noneho iryo shyamirana rikaba rishobora gushingira ku bintu biri ukuri cyangwa se ibintu bitari ukuri biri mu mitekerereze y'abantu. Ikiri cyo muri ibyo ngibyo cyose kikaba gishobora gutera gukimbirana. Bikumvikana ko amakimbirane ari ubuzima, ari mu buzima bw'abantu. Ntabwo rero ushobora kuyakuraho kuko igihe cyose hari abantu n'amakimbirane azaba ariho. Bivuga rero ngo amakimbirane aza gukurura attention y'abantu ari uko yatangiye kubyara urugomo rushobora gutwara ubuzima bw'abantu. Buriya iyo utekereza icyakorwa kugira ngo abantu bakumire ubwicanyi mu miryango, ubanza no gukumira ibyo ari byo byose bishobora guteza amakimbirane mu miryango. Bivuga rero ngo ushingiye no kuri icyo ngicyo wavuga ngo abantu nibubake umuryango batashingiye ku marangamutima, ariko yabaye amarangamutima ni bya bindi byo kwibaza ngo harya atunze iki, harya n'uwo kwande. Babyumva ibyo ngibyo rero byica urugo bikanaganisha na hahandi haho umwe yakwamburwa ubuzima cyangwa se n'abana bakanabwamburwa. Burya bibaho. Inama nagira bashakanye, icya mbere cyo burya hari umuririmbyi wavuze ngo iyaba urugo rwahoragaho nko muri fiyansaye, kuko muri fiyansaye abantu baba bareba ibintu byose bakabona ni byiza. Ko burya muri fiyansaye abantu baganira n'udukuru tutari ngombwa, kandi uko abantu bagenda babana bamenyerana twa dukuru twari ngombwa twaryoshyaga ubuzima bagenda badutakaza, bagenda binjira muri responsabilité, shakisha amafaranga, ndagira gute. Abashakanye nibimike umuco wo kuganira. Baganira iki? Baganire iby'imishinga y'urugo rwabo, ariko baganire n'iby'urukundo rwabo. Basubize n'amaso inyuma banamenye ngo ariko harya ubundi twahujwe n'iki. Bajye bahora bivariwa. Ni ikintu kibaho gifasha cyane. Ikindi kintu gifatanye cyane n'icyo ngicyo, abashakanye nibimike umuco wo kubabarirana. No kuvuga ngo bisaba ngo abantu baniyubake muri icyo kintu ko bahuye ari abantu, ni abantu bibitsemo ibyiza, ni abantu bibitsemo ibibi, ahubwo babanishwa nuko bahora babarirana umunsi ku wundi muri wa mugenzo mwiza wo guhora baganira, bakabona ibyiza bakabyishimira, ibibi bakababarirana, ubuzima bugakomeza. No kuvuga ngo bakubaka ya équilibre muri ordre social ibigomba kugenga umuryango. Bakunzi b'ikiganiro mukomeje kudukurikira, tugeze muri ka kanya tubagezeho ubutumwa mwatugejejeho ku nsanganyamatsiko twaganireho ubushize yavugaga ku bakobwa basaba abasore umubano, aho twibazaga tutese mutekereza iki ku bakobwa baterera abahungu ivi babasaba umubano. Reka duhere ku butumwa bw'irambo na Keni uherereye mu karere ka Bugesera, aho yagize ati umwari ubasha gutera ivi ni wo gushimwa cyane, hari benshi bagira isoni. Naho Nyandwi Emmanuel Urindera ati ni igikorwa cy'ubutwari n'icyubahiro byerekana ko umukobwa ari serious mu rukundo, kuko iyo mukundana ntibiba bivuga ko uyu n'uyu ari we ufite inshingano zo gukora igikorwa runaka, kuko byose bisaba ubwumvikane, kubahana no kwitanga. Naho Patrick we yagize ati umukobwa atinyutse akabwira umuhungu ko amushakaho urukundo nta kosa y'abakozi. Jean de Dieu wati umukobwa ntereye ivi ntago nabyanga, ahubwo namushimira cyane. Dukomeza, Hakizimana Eric werere mu karere ka Kicukiro ati gutera ivi k'umukobwa si umuco nyarwanda. Dukomereze kuri Mutoni werere mu karere ka Huye ati kuba umukobwa yaterera ivi umuhungu ntacyo bitwaye mu gihe bakundanye. Naho Ndacyayisenga Werari werere mu karere ka Huye nawe ati guterera ivi umusore ntibijyanye n'umuco nyarwanda hamwe n'indangagaciro z'umunyarwandakazi. Naho Nkurunziza Felicien uri Kanombe ati n'abakobwa baterera abasore ivi ati kuko ni igikorwa cyiza cyane. Naho Mudenge Vianney ati cyambere n'urukundo n'umukobwa yaterera ivi umusore. Ati urugero byambayeho mudamu tubana ni wansabye urukundo kandi kugeza ubu tubanye neza binantera ishema. Dukomeza, Valentine uherereye mu karere ka Gatsibo ati ntabwo bikwiriye ko umukobwa aterera ivi umusore. Mukasindambiwe uri Gicumbi ati ntabwo bikwiriye si n'umuco nyarwanda kuko iyo umukobwa atereye ivi umusore aramusuzugura. Bakunze b'ikiganiro mudukurikiye, ubutumwa bwa none mbuhiniye aha, tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu. Arakoze Kristo w'icyeza kutugezaho ubutumwa. Mboneyeho no gushimira mwese mwatugejejeho ibitekerezo byanyu muri iki kiganiro. Aha rero akaba ari naho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi cyagarutse ku makimbirane yo mu muryango aganisha ku rupfu.
ni ngombwa ko aya makimbirane hagati y'abashakanye akemurwa hakiri kare kuko ingaruka z'aya makimbirane zigera ku bana babyaye ndetse n'umuryango muri rusange. wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Iyi numero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbibutse ko ikiganiro Ejo mu gikurikira ujya mu masaha nk'aya ku 104.3 FM Ijwi ry'Amerika. Njye nitwa Nicole Giraneza, mbifurije kugira ibihe byiza. Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro Ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro Ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM.